Mpaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana. Rero mwebwe mwese abari hafi na kure mwiyumvemo ikaze. Mbanje gushima Imana rero yabarinze natwe ikaturinda, tukaba twabyutse bikemera. Kubwa Satani ntabwo byari gukunda, kubw'iyi si y'umubabaro y'umuruho ntabwo byari gukunda, ariko dushimiye Imana yo yemeye ko tubyuka bigakunda, tugatambuka bikemera. Imana ishimwe. Rero mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace. Muzi ko dutangira dusenga Imana, ubundi tukumva ijambo ry'Imana. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, uri inshuti nziza, uri w'igikundiro. Ubereye mwiza abagutegereje, turagushimiye. Ndagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi ko wabanye natwe ukaturinda ukanaturindira. Ndagushimiye ko wemera ko tubyuka bikemera, icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye ko warinze abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore, abana batoya, ukaturinda imiryango yacu iri hirya no hino, ukaturindira igihugu, icyubahiro ni icyawe. Rero ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Nsengeye umuntu wese uri bwumva ijambo ry'Imana, ndeka Uwiteka Nyiringabo Imana mbere yo kumva ijambo, ndeka ubanze wezi imitima igiye kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yihumanuza amaraso ya Yesu, yayandi wamenekeye ku musaraba i Golgotha, ayo ngayo akuraho urubanza rw'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo yumve ijambo ryawe, yejejwe n'amaraso ya Yesu, kugira ngo yumve ijambo ryawe itunganye, iyi mitima yitunganye mu izina rya Yesu, kayinuye zirera mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara rero kweza no gutunganya, nyemera mukunzi mwiza, reka ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twirukanye n'imbaraga z'umwijima gukora kose k'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo, icyatuma abantu batumva ijambo ry'Imana, reka gikurwaho n'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Kuko twamaze kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ari wo mutsima utera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka ijambo ry'Imana ryinjire mu mitima y'abateze amatwi Icyizere TV mu izina rya Yesu Kristo, kandi ribatera imbaraga mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Haleluya. Reka ugiye kurivuga rero ntaba ari we, reka avuga avugishijwe nawe mu izina rya Yesu. Mutetse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu, reka imbaraga z'Imana zururuke zibane natwe. Gusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murabizi rero nk'uko bisanzwe ntabwo mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe na mwene data Mutuyimana Rachel. Haleluya. Amen. Meze neza? Meze neza, Nabonye Imana yugurura. Yuguruye n'ukuri ntacyo twayishima. Imana ishimwe. Haleluya. Natwe nabonye twaramutse. Imana ishimwe n'ukuri. Rero uyu niwe mugabura w'uyu munsi w'ijambo ry'Imana. Amen. Bantu mwese muduteze amatwi ku Cyizere TV, mwese mwiyumvemo ikaze mutega amatwi ijambo ry'Imana umukozi w'Imana agiye kutugezaho uyu munsi. Amen. Hanyuma uratangira ubibwira, nubwo ubasanzwe bakuzi, ariko kwivuga ntabwo ari utwibwire. Nubibwire kuko ntabwo wivuga, hari abivuga. Abivuga usize abaribo? Ndabazi. Wowe urabibwira. Karibu, twaguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Yego. Muhongerwa yarakoze cyane kumpa ikaze, nanjye nguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Mutuyimana Rachel. Nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Haleluya. Ubu rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Amen. Tugiye kureba uburyo Imana nta hantu habi itakura umuntu, nta n'aheza itamugeza. Imana ishimwe. Imana yacu himbazwe. Haleluya. Amen. Rero reka tudatinze tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 5, turahera ku murongo wa 5 tugeze ku wa 9. Ni Yohana ibice 5 ku murongo wa 5 kugera ku wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ngo hariho umuntu wari ufite indwara, ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije.
nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu himbazwe. Haleluya. Ndanezerewe cyane kubwira ijambo. Wari uzi ko buriya Imana igitanga impinduka mu buzima bwacu niyo habashize igihe kirekire cyane rwose. Imana igitanga impinduka noneho mu cyimbo cy'umubabaro hakaza umunezero. Haleluya. Imana itanga impinduka mu gihe cy'agahinda hakaza ibyishimo. Imana ishimwe. Haleluya. Buriya rero hari igihe abantu bajye bagenda ukagendana umubabaro, ariko uwo mubabaro akaba ari umubabaro uhishe muri wowe, uba mu mutima, ukibera mu mutima, ukajya useka, ugasekana uwo mubabaro, wavuga ukavugana umubabaro, ariko uwo mubabaro nta wundi uwumenya uretse Yesu wenyine. Haleluya. Ugasanga twebwe uwo mubabaro ntawo tuzi, ariko Yesu wenyine uwo mubabaro ufite ugasanga arawuzi. Imana ishimwe. Rega Yesu amenya byose. Amenya byose. Ntago tujya tumuhisha, wabasha kureba naho twebwe abana b'abantu tutareba. Imana ishimwe. Rega nibamenya rwose. Nibamenya rwose. Niryo zina rye. Haleluya. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu ashobora kugenda akagenda n'indwara wowe ubwawe abantu batabona, nawe ubwawe utaniyizi, nawe ubwawe utazi kuyifite iyo ndwara, ariko Yesu wenyine. Haleluya. Iyo ndwara abasha kuyibona, yarangiza agatanga impinduka mu buzima bwawe, ugatangira kugendana umunezero, ukagendana ubuzima buzima. Imana ishimwe. Haleluya. Izo ni impinduka Imana igenda iduha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe. Amena. Imana ishimwe. Hari igihe mu rugo biba byacitse, ugasanga habamo kudahuza. Uwo mwashakanye ntimuhuza, muhorana ibibazo, muhorana kuryana, ariko Imana yaza igatanga guhuza. Imana ishimwe. Haleluya. Bigahinduka bishya. Imana ihimbazwe. Igakora ikinyuranyo. Itanga ikinyuranyo. Haleluya. Ihita ikora ikinyuranyo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo mbwire umuntu umaze iminsi yumva inkuru mbi mu matwi ye gusa. Haleluya. Imana itange impinduka, atangire yumve amagambo meza mu matwi ye. Haleluya. Yumve ibyishimo. Imana igitanga ijambo ry'ihumure. Kandi reka nkubwire, ijambo ry'Imana rirakomeye. Ni ukuri kw'Imana. Ijambo ry'Imana ritanga impinduka. Ni ukuri. Ijambo ryanjye ngewe Rasheli ntacyo ryakumarira, nta mpinduka ryazana, ariko ijambo ry'Imana rijya rizana impinduka. Rijya rikora Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Muntu uri kutwumva, turakwingingira Imana kugira ngo itange ijambo ry'ihumure muri wowe. Haleluya. Imana ishimwe. Buriya Abisiraheli, ariko rero inkuru z'Abisiraheli rero ndazikunda, ariko nitujya tuvuga Abisiraheli ujye wishyiramo, mu mwanya wo kumva Abisiraheli ujye wumva ni wowe muhongerwa, ni njyewe Rasheli, ni wowe urimo kutwumva ku Cyizere TV, wowe urimo kutureba. Haleluya. Haleluya. Aba Bisiraheli ngo barazengurutse ku musozi, barangije uwo musozi ngo bawuzengurutse imyaka 40. Bazenguruka bucece, barya manu, ariko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Mose riramubwira ati igihe mwazengurukiye mu butayu kirahagije, basigaye ngo ni mucyamike. Haleluya. Iryo jambo gusa ryahise rizana impinduka mu Bisiraheli, nk'uko nawe uri kutwumva muri aka kanya. Iri jambo ry'Imana rishobora kuza ku buzima bwawe rigatanga impinduka. Haleluya. Ahari umubabaro hakaza umunezero, ahari amarira hakaza ibyishimo, guseka. Imana ishimwe. Haleluya. Amena.
imana ihimbazwe. Izi nkuru rero dusomye, uyu mugabo ngo yari amaze imyaka 38. ariko tekereza iyo myaka, nyumvira nawe. Mu bantu bari kutwumva harimo n'abadafite iyo myaka 38, hari abatarayigeza. Ariko noneho we ngo yari amaze imyaka 38 afite uburwayi. Ntabwo imyaka afite ntabwo twebwe tuyizi, ariko iyo myaka 38 niyo yari ayimaranye mu burwayi, aryamye ababazwa n'umubiri. ayiwe uraryanasha. naho twebwe tumara ukwezi kumwe. ariko urarinda uvuga ngo ukwezi kumwe wavuze isaha iminota 30 yonyine nibura, wumva ukuntu umubiri uhita wumva neza ukumva urapfuye. noneho reba tekereza uwo muntu wari umaze imyaka 38, urumva yari ameze ati, urumva atari yaravuye mu byizerwa, urumva atari yara uyu muntu ubundi yari yaratakaje ibyiringiro, ariko ari nkawe. n'umuntu yari yaratakaje ibyiringiro, yumvaga nta muntu n'umwe wo kumureba, yumvaga no gukira byari byaramushizemo. we yari ategereje gupfa gusa, yumvaga icyo ategereje ari urupfu. ni isaha, isaha y'urupfu niyo yari ategereje. ariko Uwiteka we nta gihe utajya ugera ku muntu n'ukuri. ariko Uwiteka amaze kuza ngo Yesu yaraje, kandi noneho urebe Yesu yarigenderaga gusa, ntabwo yigeze ajya kumubaza ngo wowe ngo bimeze gute. gusa we yaramurebye, kandi urabizi ko bari hano ku kidendezi ngo cya Betesida, ngo hari amabarazane, ngo hahoraga abarwayi, hahoraga ibirema, Bibiliya niko itubwira, ngo n'abanyunyutse. noneho ngo marayika abanyunyutse abananutse, oya hari ubumuga bwo kunyunyuka. ushobora kunyunyuka akaguru, ushobora kunyunyuka akaboko, ariko dushyize muri ubu buzima ushobora no kunyunyuka mu buryo bw'umwuka, ukanyunyuka mu buryo bw'umubiri, ugasanga mbese nta byiringiro namba ufite, nta munezero, nta guseka, nta mahoro, nta buzima. Imana ishimwe, haleluya. ariko ngo Yesu amurebye, ubundi ngo icyo gihe ngo marayika iyo yazaga mu kidendezi ngo cyarihindurizaga. iyo cyamaraga kwihinduriza ngo uwageragamo mbere n'uwa mbere niwe wakiraga. ariko uyu murwayi, ariko ubundi reka tumusesengure. uyu murwayi wari umaze imyaka 38, urumva abandi ngo bari bafite ababajugunya mu kidendezi, ariko uyu nguyu kubera igihe cyari gishize, areshize igihe kirekire, buriya ashobora kuba yari afite umuntu yabanaga nawe wazaga kumujugunyamo. umwaka wa mbere urarangira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu imyaka 10 irashira, 20 irashira, noneho bigera ku myaka 38. urumva nta muntu wari guhora ajyana nawe, bari baramurambiwe. nukuri rwose baramushizeho, bari baramushizeho bose. nabo nk'uko yari ategereje isaha, nabo baragiye bati n'uw'isaha, n'uw'umunsi. n'ukuri yari ababaye, n'uw'umunsi. iyo myaka 38 irashira, ageraho nawe atakaza ibyiringiro, aravuga ati njyewe igisigaye ni ukwipfira, nta kindi ntegereje uretse urupfu gusa. nk'uko hari n'umuntu uri kutwumva muri aka kanya, iyi saha warambiwe n'ikigeragezo ari guhura nacyo, arambiwe n'uburwayi, arambiwe n'ubukode, ahasigaye ari kuvuga ati ubundi nta kindi ntegereje ni urupfu gusa. ariko turagira ngo twuzanire ijambo ry'ihumure. Uwiteka ajya abasha guhindura ibyanze guhinduka. ibyo ubona wowe ko bidashoboka, ku Mana birashoboka. Imana ifite urufunguzo rw'ibyawe, haleluya. Imana ihimbazwe. n'uyu murwayi nawe rero Yesu yaramubajije, urebe ukuntu ahantu bigaragarira yuko yari yaratakaje ibyiringiro. Yesu yaramubajije ati mbese urashaka gukira? we noneho yasubije ibyo batamubajije, nyine bitewe n'umubabaro yari afite. uzarebe nayo umuntu ashaka kubaza ati mbese gashe ubundi bimeze gute na gute, ngo wapi, ngo nta kigenda, ibintu byose byabaye nta kigenda. rero n'uyu nawe
nawe byahise aho kugira ngo asubize ibyo Yesu yari amubajije yahise yisubiriza ibyiwe kuko muri we ibyiringiro byari yaratakaje nta kwizera yagifite muri we. rero uyu muntu nawe urabyumva we yaramubaje turashaka gukira. Gukira kwe kwari kwaramushizemo, yumvaga atazigera akira mu buzima yumvaga bidashoboka. Arangije aravuga ngo simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Urumva buriya hariya yari aryamye, buriya yaharyama agacira abantu imanza akavuga ati mama wacu yarantaye na papa wambyaye yarandambiwe, mama wambyaye reka sinakubwira we ntajya hikoza, murumuna wanjye ashwi nawe ntashobora kunyitaho. Haleluya. Amen. Nkuko nawe muri iyi minsi bikumereye, nkuko nawe muri iyi minsi urimo kubitekerezaho, niko uyu muntu nawe yari ameze icyo gihe. Bamubajije we rero asubiza ibyo batamubajije. Andi buriya yaza ko agifite ibyiringiro. Hariya Yesu akimubaza akavuga ati mbese urashaka gukira? Yari guhita avuga ati ndabishaka. Ariko kubera igihe kirekire yari amaze n'uburibwe n'umubabaro w'iminsi myinshi w'imyaka myinshi, yahise asubiza ibihabanye. Ariko cyo nkundira Yesu, haleluya, we ntago yitaye uko yamushubije, ahubwo yahise amusubiza ijambo ryiza. Aramubwira ati korera uburiri bwawe ugende. Haleluya. Ako kanya ngo yahise akira. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Uziko Yesu ajya turebera, akaturebera naho twe tutareba, akareba n'ibyo abantu batabona. Ubu mubazaga kuri iki kidendezi, nta wari uzi y'imyaka uyu mugabo yari amaze kuri iki kidendezi, nta muntu wari uyizi. Ariko Yesu wamaze kubibona, abona ko hamaze igihe kirekire kandi abona ko nta muntu afite wo kumujugunyamo. Arangije aravuga ati korera uburiri bwawe wigende, turakize muri aka kanya. Imana ishimwe. Hari umuntu mbese gukira byashize muri we, gukira umunezero w'Imana washize mu mutima we. Ariko ndagira ngo ngutangarize yuko hari Yesu ureba byose. Garura kwizera kwawe, garura ibyiringiro, garura umunezero muri wowe. Yesu abasha gukiza. Haleluya. N'ibyo abantu batareba Yesu arabireba. Imana ishimwe. Umaze igihe kirekire ufite ubugumba utabyara, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wari warabuze urubyaro. Haleluya. Ngo yabyaye karindwi. Uribuka Hana? Imana ishimwe. Ngo yari afite mukeba sha, yari afite mukeba n'umunyega amukina ku mubyimba. Ariko arangije Yesu nawe yarangije abona ko gasuzuguro ka mukeba, reka njye guca ko gasuzuguro. Haleluya. Nkuko nawe uri gusuzugurwa, birirwa bakuvuga ngo waciye umuryango, birirwa babwira umugabo wawe ngo mbese wamuzanye gukora iki, ngo mbese wamwirukanye ukazana ababyara. Haleluya. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko Yesu yarabibonye. Yesu aje ku buzima bwawe, Yesu aje kuguha urubyaro, Yesu aje kuguha umunezero, Yesu aje kuguha ibyishimo. Imana ishimwe. Abana bawe bavuye mu mashuri, abantu baririrwa bavuga ati dore babana barunaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana itanga minerivare. Haleluya. Imana ishimwe. Uri imfubyi, wabuze epfo na ruguru, wabuze uwakwakira, ariko Yesu ni utanga ihumure. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Uri mu bukode, bagusohoye mu nzu, ariko ndagira ngo ngutangarize ko Imana igitangaho kuba. Haleluya. Imana ishimwe. Garura ibyiringiro, garura ibyiringiro, garura kwizera kwawe. Imana ntaho yagiye, iracyahari. Kandi ndagira ngo ngutangarize ko nta hantu habi Imana itagukura, nta naheza itakugeza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana igikura mu bukene, igikura mu bukene. Imana igitanga ijambo aho wowe utagirira ijambo, ikaguha ijambo. Imana igitanga icyubahiro mu bagusuzuguye,
ikihesha icyubahiro. Erega buriya Imana hari ibintu ikora igira ngo yubahishe izina ryayo muri wowe, kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Imana ishimwe. Haleluya. Imirimo y'Imana ni migari, imirimo y'Imana ni myinshi cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo garura ibyiringiro muri wowe, garura kwizera. Haleluya. Icya mbere ni ukwizera Imana, kandi buriya rero Imana hari igihe igikwibikira, ariko kwizera kukajyana no gukiranuka. Imana ishimwe. Haleluya. Twizere nitumara kwizera twongereho gukiranuka. Haleluya. Kuko ibyo ni ibintu bibiri bijyana. Yego. Haleluya. Amen. Ariko iri jambo ndafashijwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yangezeho. Umva uyu munsi ni ukwikorera uburiri bwacu tukigendera, ubundi mwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Nimwakire gukira, mwakire umunezero. N'iri jambo nari nabazaniye kuri uyu munsi, mwakire ijambo ry'Imana. Bakire gukira mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Imana ikiza indwara zose. Imana ntabwo ikiza indwara z'umubiri gusa, Imana ikiza indwara zose. Haleluya. Imana ishimwe. Uri data wa twese mwiza. Haleluya. Uri Imana nyamana, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana ivuga bigakomera. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Twamaze kumenya neza kuri Imana igira neza bugacya bukira. Twamaze kumenya kuri rubasha. Haleluya. Witwa ndiho kandi uzahora witeka ryose. Uwiteka nyiringabo, uri Alufa ukaba na Omega. Uwiteka we nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Turakunezerewe mukunzi mwiza, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye kuri Imana nyamana. Imana igira neza bugacya bukira, Imana itwitaho, Imana iturengera, Imana itarobanura ku butoni. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Nyemerera Uwiteka muri aka kanya tukweretse abari bamaze gutakaza ibyiringiro kugira ngo basubize mu ibyiringiro. Abari babuze umunezero wongera ubaha umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uwiteka nyiringabo Imana, uri Imana ishobora byose, uri Imana itwita, uri Imana iturengera. Nuzurengera ubwoko bwawe, buri wese uri kukumva mwami ku Cyizere TV, nusumurengere, nusumurwanirire. Hari intambara tutajya tubasha kwirwanirira, ariko Uwiteka iyo waserutse userukana intsinzi. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe kuko uri Imana ishobora byose. Nyemerera Uwiteka nyiringabo, buri wese uri kutwumva nahabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi na kameramani wacu umuha umugisha. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen.